Igira hino nkwereke ese wazi uko ushobora gusobanura filime ukoresheje telefone nta kintu gito yabigusabye maze nawe ukabasha kwamamara nka ba Rocky Junior Giti n'abandi basobanuzi benshi uzi mu Rwanda bagiye bakomeye. Muri iyi video ngiye kuri kujya wasobanura filime ukoresheje telefone nta kintu gito yabigusabye maze nawe ukabasha gusobanura filime ziri ku rwego rwo hejuru maze nawe ugatangira kwamamara kandi uri gukoresha telefone yawe nta kintu gito yabigusabye. Wagiye ubona abantu benshi basobanura filime ukibaza ibintu bakoresha basobanura filime ugasanga birakugoye cyane, rimwe na rimwe bakubwiye ko bihenze. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kuri kujya wasobanura filime ukoresheje telefone yawe nta kintu gito yabigusabye. Turatse mu rubyinshi reka nkora kujya wasobanura filime ukoresheje telefone yawe, ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe uri mutarayikanda, ufite icyifuzo cyanyunganiza ubisigaho muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakora kujya wasobanura filime ukoresheje telefone nta kintu gito yabigusabye maze nawe ubasha gusobanura filime iri ku rwego rwo hejuru maze nawe uze guhangana na ba Rocky Junior Giti n'abandi basobanuzi benshi bagiye batandukanye maze nawe utangire gukora amafaranga ugasobanuye nta kintu gito yabigusabye kandi uri gukoresha telefone yawe. Iki ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndakora ku buryo amajwi recordinze na telefone yawe uza kuhereza AI hanyuma AI ikayagora akaba ari amajwi meza cyane, nk'aya ba Rocky Junior Giti n'abandi basobanuzi benshi bagiye batandukanye. Neza wumvise filime yakagira ngo yikoresheje mikrofone kandi mu by'ukuri bakoresheje telefone nta kintu gito yagusabye. Iki ni icyiciro cya kabiri. Turase mu rubyinshi reka dutangire n'icyiciro cya mbere. Tero usobanura filime ukoresheje telefone gute? Kugira ngo usobanure filime ukoresheje telefone nta kintu uzakora, uzabanza ufungura application yawe ya Google Play Store cyangwa App Store bitewe n'ahantu kuri application muri telefone yawe. Uzabanza ifungure nk'uko nguko, dore ngo uzayifungura nk'uko nguko. Ukimara kuyifunguza gake banza ifunguke. Ikimara gufunguza tuza muri search hano munsi hano hantu kwabona uzakoraho. Uhita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo InShoot. Mu gusobanura filime tugiye gukoresha InShoot, ariko ushobora gukoresha CapCut, VN Editor n'izindi application ushobora gukoresha editinga video zawe kuko zagufasha mu gusobanura filime nta kintu gito yagusabye. Ariko ngiye mpamvu ngiye gukoresha InShoot nuko nabonye abantu benshi bakoresha InShoot editinga video zabo. Niyo mpamvu ngiye gukora kubyo wasobanura filime ukoresha application ya InShoot mu bintu byoroshye cyane kandi itanga resultat nziza. We nta cyuze uzahita wandikamo InShoot, uzabyandika nk'uko nguko InShoot. Uzabyandika nk'uko nguko. Ukimara kubyandika nta kintu uzakora, uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza tujya kuri tablet nguko. Ukimara kugera kuri tableau nta kintu uzakora, uzabanza westari application ya mbere uzayikora nk'uko nguko. Ukimara kuyikora uzabanza westege muri telefone yawe. Ikimara kugera muri telefone yawe nta kintu uzakora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Gusa mbere kugira ngo tuyifungure reka mbaze mubwire kino kintu. Mu gihe ugiye gusobanura filime nyine biragusaba ko filime uza kuba download ifite muri telefone yawe byibura ukaba yumvise byibura ishuri rimwe cyangwa ishuri ebyiri kugira ngo nyine ibintu byavugiwe muri iyo filime uze kubasha kubyumva neza 5/5 uze gusobanura neza nyine nka ba Rocky, usobanura nyine akantu ku kandi nta kintu gito uciyeho kuko niba ugiye kuyumva bwa mbere ukaba ugiye kuyisobanura biri buze kukugora cyane. Nyine urabusobanura ikintu bwa mbere, nakugira inama yo kuyumva rimwe cyangwa kabiri nyine ukabanza ukayimedita nyine ukabasha kubuyizi neza akantu ku kandi kugira ngo nugeraho gusetsa umenye ko ari gusetsa, nugeraho kuruhuka umenye ko ari kuruhuka, nugera ahantu hari imirwano nyine ubashe kumenya uburyo wasobanura akantu ku kandi. Ubwo niba ufite filime muri telefone nta cyo uzakora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura izafunguka imeze kunguku. Ikimara gufunguka nta cyo uzahita ukora kuri kano kantu ka video, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona ama video ufite muri telefone yawe. Ushobora gutungukira hano ku mafoto cyangwa gatungukira kuri all, ariko wowe nyine uzahita ukira kuri kano kantu ka video nguku nguku. Ukimara kugashyiraho nta cyo uzahita ukora, uzazamura gake yawe ihanganye. Ukimara kuzamura nyine uzahitamo filime nyine ugiye gukoresha muri video nta cyo gito yagusabye. Ngiye wenda nk'ujye reka afatire kuri kano gace uri kukabona akangaka ko uri kukabona nyine uzabanza ugaselectinga nguku nguku. Ukimara ugaselectinga nta cyo uzahita ukora kuri kano kantu ka kano kantu uri kukabona. Ushobora kuvivura uduce tubiri uduce dutatu bitewe na filime ugiye gusobanura. Filime ishobora kuba ifite uduce dutanu nyine ugashaka udusobanurira hamwe nyine ubura tuvivura bitewe n'uburyo ugiye kubisobanuramo. Wenda ngereka mvivure tubiri nguku nguku bitewe kuri kano kantu ka nyimara gukora kuri kano kantu ka nta cyo uzahita ukora, uzahita ubanza ukore kuri kano kantu k'akarugo ka InShoot kano uzagakoraho. Uhita ukora kuri kano kantu ka free remove hano hantu kwabona uzakoraho. Ukimara gukora bizarodinga uzatiza gake banza birodinge nyine kugira ngo iri automatic ari kuri video yacu ibashe kuva kugira ngo twa uploadinga video yacu kuri social media bataza kugira ikibazo cyangwa ugasanga video yacu batunyujemo ijisho. Kakimara kuvaho nta cyo uzahita kuri kano kantu ka canvas hano hantu kwabona uzakoraho. Ukimara gukoze tubona resho zimeze nk'uku nguku uzahita wibaza kino kibazo, ese filime yanjye ndi uploadinga he? Ndi uploadinga kuri website, ndi uploadinga kuri YouTube, niyo ngiye gushyira kuri TikTok, niyo ngiye gushyira kuri Instagram. Ubwo niba ugiye gushyira video ya kuri website cyangwa kuri YouTube nta cyo uzahita ushyira hano handitse
16 ku 9 hano hantu uri kuhabona uzashyiraho nguku nguku. Ukimara gushyiraho nguku nguku niba ugiye gusobanura filime uzashyira kuri TikTok uzahita ushyira kuri kano kantu nyine k'9 kuri 16. ariko twebwe nyine urabizi ko filime nyine ziba zifite resho ya YouTube, ubwo twebwe tuzarekera aha ngaha naho uzarekera aha ngaha. Ukimara kurekera aha ngaha ntacyo uzahita twara kuri kano kantu ushyizeho dufresh kano kantu kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora nguku nguku filime yazahita izamo nguku nguku. Ikimara kuzamo nguku nguku ntacyo uzakora uzasikoringa muri tuno tuntu utambikishije nguku nguku. Ukimara gutambikisha ntacyo uzahita ukora kuri kano kantu ka volume hano hantu ukabona uzakoraho. Ukimara gukora nguku nguku uzasanga bijana, we ntacyo uzakora nyine uzabanza ugabanye byibura ushyire muri 25 cyangwa 24. urabona ngiye yashyize muri 24 nguku nguku. Impamvu tubanje kugabanya volume no kugira ngo nituza gusobanura filime nyine amajwi yacu aze kuba yumvikana, ariko nibyo turi gusobanura nyine byumvikana nyine nka kuri Abaroki na Junior Giti babigenza n'abandi basobanuzi benshi bakomeye babikoramo. Ukimara gushyira hagati ya 25 cyangwa 24 cyangwa 20, gusa nurenza 25 urasanga amajwi uri gusobanura muri filime ariko uzi imbere cyane. Ubwo uzahita kuri kano kantu kavi. Ukimara gukora kuri kano kantu kavi, ariko reka subira inyuma nguku nguku. Mbere yo gukora kuri kano kantu kavi nguku nguku niba bashyizemo uduce turenze 2 yenda nk'uduce 3 uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh ugakoze nguku nguku, ukahita ukora kuri kano kantu ka apply to all hano hantu kwabona nyine uduce twa nyine tuhita twigabanya twose bitagusabye kugenda ukora kuri buri gace nyine we editing. Ubwo ku bantu mwari musanzwe mukoresha InShot ndacyeye kano kantu mukumvise, ndabizi ko abantu benshi kano kantu ni mwari mukaza. Ukimara kukagabanya ntacyo uzakora uzasikura muri tuno tuntu manura nguku nguku. Ukimara kumano ntacyo uzahita twara kuri kano kantu kwa audio hano hantu kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora tubona utuntu tumeze nguku nguku, we ntacyo uzahita twara kuri kano kantu ka record. Kano kantu ndakeka uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uze tujya kwita meze nguku. Ukimara kugera kuri tableau kano kantu kukabona hano hantu nyine handitse amasegonda 3. Ushaka ko nuzasobanura filime muri cyaje utangiye kuvuga bizahita bitangira kubara 1 2 3 ugatangira kuvuga kano kwa hantu ukareka nguku nguku. Ariko muri cyaje nyine ushaka ko nuzajya ukora kuri kano kantu ka record kano kantu kizeyo du fresh, mu gihe ushaka ko nuzajya ukoraho uzahita utangira kuri recordinga kano kantu gakoraho nguku nguku k'amasegonda 3 kakazama akantu gatambitse nguku nguku ubu bibujije. Ndakiye kuri kubyumva neza 5 kuri 5. Ariko ngiye reka maze ngafungure nguku nguku. Ubwo rero muri cyaje ugiye gusobanura filime ya ntacyo uzakora uzabanza umva gace gatoya. Ubwo uzabanza ukore kuri kano kantu ka play kano kantu kukabona, ubwo nyine uzabanza ukoreho nyine wumva ibintu bari kuvuga muri filime yawe nyine uzubanza uyumve nyine bitewe n'akantu nyine ugiye gusobanura. Ubwo urumva filime ntago wayumvira icyarimwe nyine ngo ugende uyisobanura ubu kibyibuka. Urabanza ukumva gace gatoya maze kukumva we ntacyo nitukora uyitukora kuri kino kintu cy'ikizeru kino kintu kukibona. Gusa ngiye ugikoze nguku nguku ndi kuri codinga ntago nkomeza kuvuga, ngiye gukoraho ndi codinge mbone gukomeza. Ubwo uzakoraho bibare 3 nguku nguku 1 2 3. Ubwo kimara kuri codinga ntacyo nitukora nyine ugejeje ha hantu warugarukiye warumaze kumva ntacyo nitukora uyitukora kuri kino kintu cy'ikizeru nguku nguku bikahita bihagarara. Uwo majwi ya mbere twari codinze nguku nguku, ushaka kumva amajwi hano hakurikiyeho ntacyo nitukora uyitukora kuri kano kantu ubundi ka play kano kantu nyine ukabanza ugacuranga nyine n'ahandi hantu ugiye kugera ukabasha kubyumva neza 5 kuri 5 nyine kugira ngo utaza kwibeshya. Wenda ngugiye nanone umaze kumva neza 5 kuri 5 nanone uraza ukageza hamwe watangiriye nguku nguku ukayitukora kuri kino kintu cy'ikizeru kino kintu uri kukibona ugikoraho bikahita bibara 3 nguku nguku. Urategeza nyine bikabara ko dutangira Yes, ubwo nyine nanone umaze kuri codinga nguku nguku amajwi yawe wamaze kuyabona nguku nguku nanone ukora kuri kino kintu cy'ikizeru nyine bikahita bihagarara akantu ku kandi. Iyo umaze kubikora nguku nguku wenda ngujya nguku ubona umusobanuzi ari gusobanura filime ariko ukabona ageze nk'ahantu muri cyagiye nyine amagambo yamusize cyangwa filime yamusize ugasanga filime asa nk'ayihagaritse ariko yewe nyine ugasanga akomeje kuvuga kandi mu by'ukuri filime nyine ubona ihagaze hameze nk'ahantu harimo ifoto ukibaza uburyo yabikozemo. Nabyo reka mbikwereka ko niba ugiye gusobanura filime bino bintu uzabikenera. Hari nk'ukuntu filime iri kwihuta cyane kandi byukuri wowe ukaba ukeneye kuvuga yenda hari nk'ibintu nyine bavuze ntushobore kubivuga nyine mu kanya nk'uko bihutaga nyine ukabanza ukayihagarika. Ati rero uyihagarika gute? Tubora wenda nk'ugiye tugeze nk'aha ngaha yenda tubaze ko hari ibintu nyine tutari twasobanura neza turashaka kuyihagarika nguku nguku tukamara kuyihagarika tukabanza tukabisobanura hanyuma filime yacu ikabona gukomeza. Ndakiye kuri kubyumva neza 5 kuri 5 nyine ndashaka gusobanura nyine kugira ngo filime nujya gusobanura filime yawe izaba iri ku rwego rwo hejuru kandi imeze neza 100%. Gusa twakora kuri kano kantu kavi muri cyagiye nyine ushaka ko filime yawe bihagaze kandi mu by'ukuri wowe ukaba uri kuvuga kugira ngo usobanure nyine akantu ku kandi batazakunyuzamo ijisho. Uzahita ukoraho nguku nguku. Ukimara gukora nguku nguku urabona ko uduce twose twari codinze twajemo nguku nguku. Urabona agace ka mbere, agace ka kabiri, agace ka gatatu. Tuno duce twose nyine urabona ko ari uduce twiza cyane. Ubwo rero muri cyagiye we na ujye wageze nk'aha ngaha nyine urashaka ko
filime yawe bihagaritse kandi mu by'ukuri uri kuvuga, ubwo nanone uhita ukora kuri kano kantu ka V, hanyuma ugasikoringa muri tuno tuntu kutubona nyine ndi gusundika nk'uku nguku, ukahita ukora kuri kano kantu ka freeze, kandi kantu ukabona ugakoraho. Iyo ugakoze nk'uku nguku ya video yawe nyine basa nkaho bayiriyemo screenshot cyangwa bayikoreye ifoto, ubwo ya foto yawe nyine urayikurura wenda nk'ugero ukageza nk'aha ngaha. Ubwo dufatiye yenda nk'urugero ko ari aha ngaha, ubwo ugejeje nk'aha ngaha nyine uraza nk'uku nguku ugatambikisha ukageza hamwe wagarukiye usobanura, nanone ukahita ukora kuri kano kantu ka audio hano hantu uri kuhabona, nanone ukahita ukora kuri kano kantu ka record hano hantu uri kuhabona ukuraho nk'uku nguku. Ubwo iyo ukozeho nk'uku nguku nanone uhita utangira kuri recordinga bitewe n'ahantu warugereje. Wenda nk'ujyo nanone reka nkoreho nk'uku nguku, ukuraho nk'uku nguku bigahita bitangira kubara ugategereza. Yes, tubara ko nk'ubu ngubu nyine ibintu byose bari bagusize muri video yawe umaze kubirangiza nk'uku nguku. Iyo umaze kubirangiza nk'uku nguku byose, ushaka ko filime yawe ikomeza, uhita ukora kuri kano kantu ka V, kano kantu ukabona ugakoraho, nanone ukahita ukora kuri kano kantu ka V. Iyo ukoze kuri kano kantu ka V ntacyo uhita ukora, uhita ukora kuri video yawe, hanyuma ukaza ukahita ukora kuri split, hanyuma kano gace nyine k'ifoto nk'uku nguku ukahita ukora kuri kano kantu ka delete. Ndakeye kuri kwibona yenda nk'urugero reka purenge nyine kugira ngo ubashe kubyumva. Yenda nk'urugero urabona ko ari ifoto yacu nyine bisa nkaho twayiriye screenshot nk'uku nguku. Ubwo uyikoraho nyine ukahita ukora kuri kano kantu ka delete. Ubwo nyine muri cyaje wavuze nk'uku nguku, ba wavuze nk'uku nguku, filime yawe ihagaze nk'uku nguku, hanyuma byarangira filime yakahita ikomeza nk'uku nguku mu bintu byoroshye cyane. Ubwo n'uburi nanone tuza ugakora kuri kano kantu ka audio hano hantu kuhabona, ukahita ukora kuri kano kantu ka record nk'uku nguku, ugakomeza nyine ukarecordinga paka filime yawe uyirangije. Urabona ko duce twose twa recordize nk'uku nguku twajemo nk'uku nguku mu bintu byoroshye cyane. Tubara wenda nk'ujura nk'ukuntu buri gusobanura filime wenda ukibeshya ukarya iminwa, cyangwa wenda ukibeshya yenda ukavuga ibintu bidahura neza, cyangwa wenda ukibeshya nyine ukibeshya nyine ukavuga nyine ibintu bidahura. Muri cyagiye nyine bikubaye nk'uko nguko ntabwo uzahita usiba nyine ngo utangire, ahubwo reka nk'ibiri banga nyine uzajya ukoresha. Muri cyagiye nyine uvuze yenda ukarya iminwa cyangwa ukibeshya mu kuntu, wowe uzakomeza recording, ahubwo ahantu nyine uri iminwa cyangwa ahantu nyine byanze kuvuga cyangwa uvuze ijambo ritari ryo, hanyuma ubisubiremo paka ubikoze. Muri cyagiye ubisubiremo paka ubikoze ntacyo uzahita ukora nyine muri kaka nyine utavuze neza, uzaza ukore kuri kaka audio. Wenda nk'uryo reka dufatire kuri kano akangaka uri kukabona. Ubwo wenda nyine uzabanza ukumve neza uvuge ati wenda ahangaha nahageze nyiga iminwa, uzahita ukora nk'uku nguku, uhita ukora kuri kano kantu ka split, kano kantu kukabona, nanone uze ahantu waririye iminwa nk'uku nguku, hanyuma uhita ukora kuri kano kantu ka split, hanyuma kano kantu ko hagati nyine wariye iminwa akangaka uri kukabona. Ukimira gukora nk'uko ntacyo uzahita ukora nyine kano gace nyine wariye iminwa cyangwa hajemo ikosa cyangwa avuze ikintu kidahura, uzahita ukora kuri kano kantu ka delete kavemo nk'uku nguku. Ubwo muri cyagiye kavuyemo nk'uko ntacyo uzakora, aka gace uzagakurura ukazane ukegereze akangaka, na kano gace nyine ukakurure ukazane ukegereza akangaka, na kano gace ugakurure nyine ukegereze, kuko nyine uzaba wakuyemo ibintu byapfuye. Ndakeye kuri kubyumva neza akantu ku kandi. Ubu none umaze kuri coding amajwi yawe, umaze kumenya kuri coding amajwi yawe, umaze kumenya guhagarika filime muri cyagiye biri ngombwa, umaze kumenya buri kimwe cyose muri record. Akandi kantu k'ubwenge ukuye kumenya, hari gukuntu uri kuri coding nyine ugasaba amajwi yari kuvuga gakeya, ugashaka kongera volume. Ushaka kongera volume ntacyo uhita ukora nyine, ugenda ukora kuri audio yawe nk'uku nguku, ukahita ukora kuri kano kantu ka volume, hanyuma ukaza ugashyira muri 200. Nanone ugakora ku kandi gace ka audio yawe nk'uku nguku, ugakora kuri volume ugashyira muri 200 nk'uku nguku, nanone ukahita ukora kuri V. Ubwo nyine ugenda ukora kuri buri duce twose nyine kugira amajwi yawe aze kuba ari ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu uribuze kumva filime yawe cyangwa uzayireba azumva nyine amajwi ameze neza. Ubwo tugiye mu gice cya kabiri nyine cyo kugurura amajwi kugira amajwi yawe aze kuba ameze neza, utuntu tw'utunoizi, utuntu nyine tw'urusaku kuntu tujye tudukura muri filime yawe nyine kugira ngo filime yawe ize kuba imeze neza. Ati rero urabikora gute? Uzahita ukora kuri kano kantu ka V. Ukimira gukora kuri kano kantu ka V we ntacyo uzakora, uzahita ukora kuri kano kantu ka V nanone. Ubwo ukimira gukora kuri kano kantu ka V, uzahita ukora kuri ya filime yawe uyikoreho. Ukimira kuyikora uko ntacyo uzahita ukora, uzahita usanga mutinga gakeya, uzahita ukora kuri kano kantu ka volume, hanyuma ushyire muri 0. Nanone uhita ukora kuri kano kantu ka V, kano kantu nyine tuno tuvi tubiri twose nyine, ubwo bivuze ko filime yawe nyine ubimyutinze itari kuvuga, uhita ukora kuri kano kantu ka apply, kano kantu kukabona ugakore nk'uko nguko. Iyo bikoze nka kuriya nyine filime yawe yose ubimyutinze ntago biri kuvuga ikintu kiba kiri kuvuga, ni ya majwi yawe ari codinze nyine, aya majwi niyo bari kuvuga yonyine filime yawe kubera ko uba wayimyutinze. Ubwo rero ntacyo uhita ukora kuri kano kantu ka export, nanone ukahita ukora kuri kano kantu ka export nk'uko nguko, ugategereza nyine amajwi yawe cyangwa video yawe cyangwa filime yawe ikabanza nyine ikajya muri gare telefone yawe, ntacyo YouTube yagusabye. Yamaze kujya muri gare telefone ntacyo uhita ukora, uhita ufata ya filime yawe ukabanza ukahindura audio kugira ngo nyine ubashe kwireza AI, hanyuma AI ize kuyigorora. Reka mbikwereke. Tugiye kwifashisha application ya Zenda, kuko application ya Zenda niyo ibikora byihuse. Ubwo uzafungura application yawe ya Zenda, uhita ukora kuri kano kantu ka
music, kano kantu kukabona, uhita ukora kuri kano kantu ka 2mp3, uhita ukora kuri kano kantu ushizeho du fresh, nanone uhita ukora kuri ya video yawe, dore ningi uzayikora nk'uko nguko, uhita ukora kuri kano kantu ka done. Ukimara kubikora nk'uko nguko ya filime yawe uzamaze kuyikuramo audio. Ukimara kuyikuramo audio ntacyo uzakoza kura baga gake usubira inyuma, ufungura application yawe ya Google Chrome. Ukimara kuyifunguza uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru ntacyo uzahita ukora, uzahita wandikamo voice enhancer, uzabyandika nk'uko nguko. Ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegeza ntacyo uzahita ukora, uzahita ujya kuri tableau uko nguko. Ukimara kugera kuri tableau ntacyo uzakora, uzazamura gakeya wihanganye. Ukimara kuzamura ntacyo uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kalike kanga kakizeho du fresh uzagakuraho uko nguko. Ukimara gukora uko nguko bizarodinga, uzaza gakeya banze birodinge. Bikimara kurodinga uzateza gakeya banze birodinge bitenda kuntu gisufite muri telefone yawe. Ugifungura AI cyangwa iyi website babanza kugusaba nyine gushyiramo email yawe, nyine umaze kuyishyiramo tugiye kwitabaza uko nguko. Biza kuri tableau ntacyo uhita uko itwara kuri kano kantu ka choose file. Twebwe nyine urabona ko hano hejuru hano handitse inyuguti ya ma, nyine twebwe urabona ko twamaze gushyiramo email yacu. Ubwo nyine nawe uzayishyiramo kuko ni ibintu byoroshye cyane. Uzayitwara kuri kano kantu ka choose file hano hantu kwabona. Ubwo nyine muri cyaje wamaze gushyiramo email yawe uzayishyiramo. Ukimara gukora uzitwara kuri kano kantu ka file. Ukimara gukora ntacyo uzayitwara kuri kano kantu ushyizeho du fresh, hanyuma itwara kuri kano kantu ka pixel bitewe nyine na telefone yawe. Ubwo niba ari Tecno uzasangaho Tecno, ubwo niba ari iPhone uzasangaho iPhone, wowe nyine niho uzakora. Ukimara gukora uzitwara kuri kano kantu ka Zenda, kano kantu kukabona uzagakoraho, hanyuma itwara kuri kano kantu ka audio. Ukimara gukora kuri kano kantu ka audio uzitwara kuri kano kantu ka 2mp3 hano hantu kwabona uzakoraho. Ubwo ya audio yawe dore ningi izahita hejuru, uzahita uyikoraho uko nguko. Ukimara kuyikoraho uko nguko izahita izamo uko nguko, bizahita bitangira kurodinga. Uzateza gake banze birodinge, uzategeza nyine bizahita birodinga uko nguko. Urabona ko bitangiye kurodinga gake gake, nyine urategeza nyine kakabanza kakizengurutsa kakabanza nyine kakuzura nyine 100%. Ubwo ntacyo usabwa, urategeza gake wihanganye, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Urategereza, ukimara gutegeza bite bitangira kurodinga nguko nguko, wowe ntacyo usabwa, nanone urategereza gake wihanganye. Ukimara gutegereza bite bigenda nguko nguko, wowe ntacyo uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho du fresh, kano kantu kukabona ugakoraho. Iyo ugakozeho nguko nguko uhita ujya kuri tableau uko nguko. Ukimara kugera kuri tableau ntacyo uzakoze twara kuri kano kantu ka download, kano kantu kukabona. Gusa nyine ushaka kumva impinduka zabayemo urabanza ugacuranga kuri kano kantu ushyizeho du fresh, kano kantu kukabona, ariko nyine biba bimeze neza 5/5. Ubwo uzakora kuri kano kantu ka download nguko nguko. Ukimara gukora nguko nguko bizarodinga nyine audio yazahita ijya muri gari ya telefone ya bintu byoroshye cyane. Twebwe nyine urabona ko igezemo mu kanya nkako guhombye. Ikimara kugeramo ntacyo uzakora tukora baga gake usubira inyuma, nanone ufungura application yawe ya InShot, dore ngiye uri kuyibona uzayifungura. Ukimara kuyifunguza twara kuri kano kantu ko gusubira inyuma, hanyuma ukimara gusubira inyuma ntacyo uzahita ukoze twara kuri ya audio yawe. Ahangaha uri kuhabona uzasanga uyikora nguko nguko. Ubwo uzakora kuri ya filime yawe na kosori. Ukimara kuyikora uzatwara kuri kano kantu ka volume, hanyuma uze wenda ushyire n'ubundi muri 24 cyangwa 5. Ukimara gushyiraho ntacyo uzahita ukoze twara kuri kano kantu ka vi, kano kantu kukabona, uhita kuri kano kantu ushyizeho du fresh nguko nguko. Wowe ntacyo uzahita ukora tuno tu audio yawe uzahita kuri kano kantu ka audio, hanyuma zino audio zawe zose ugende uzisiba nguko nguko, kuko nyine tugiye gushyiramo audio imeze neza nyine, kuko tumaze kuyikora na AI iraba ari audio nziza iri ku rwego rwo hejuru. Ukimara kudusiba nguko nguko ntacyo uzahita ukora, uzahita kuri kano kantu ka music, kano kantu kukabona uzagakoraho. Ukimara gukoze tujya kwitameze nguko. Ukimara kujya kwitaburo ntacyo uzahita ukora, uzahita ureba nyine ya audio yawe imaze kuva muri ya AI igoroye neza, imeze neza kantu ku kandi, hanyuma uhita uyikora nguko nguko. Ukimara kuyikora uzabanza uyicuranga nyine wumva uburyo ivugamo, nusanga ari uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya kangaka uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora nguko nguko ya audio yawe iza imeze neza, ni ya filime ya imeze neza, buri kantu kose wagashyizemo neza, filime ya nyine iri ku rwego rwo hejuru, ntacyo n'igito yagusabye nyine mu bintu byoroshye cyane. Rero ukimara kubona bisetinze neza, filime yawe isobanuye neza, imeze neza 5/5 ntacyo uzahita ukora, uzahita kuri kano kantu ka export. Nanone kuri kano kantu ka export hano ushobora gushyira muri 2K cyangwa muri 4K bitewe n'ubwo telefone yawe ingana. Uhita kuri kano kantu nyine ka export nyine mu bintu byoroshye cyane, ntacyo gito yagusabye, filime yawe ijye muri gari telefone ya kandi isobanuye, imeze neza kantu ku kandi. Rero iyi video ni y'ubwenge, nibigufashije bimbwa muri comment. Ufite icyifuzo, ufite inyunganizi, ukeneye gusobanura filime utazi indimi, nabyo bisiga muri comment nzakwereka uburyo ushobora gusemura video ukayihindura mu rurimi wumva neza 5/5, ugafata video iri mu rurimi utazanye mukahindura mu rurimi wumva ntacyo YouTube yabigusabye. Karo kana kubwenge niba kagufashije bimbwa muri comment. Ufite icyifuzo, ufite inyunganizi cyangwa ikindi kintu wifuza kumenya kuri telefone yawe, ugisiga muri comment kuko ngenda hari ku bwanyu. Wogeze kuri umutereka maze ngushimire. Ciao ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ngiyi, nzasubiza ikibazo wambaje munsi muri comment. Ciao.